Imana ihabwe icyubahiro. Ndagushuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni umunsi w'147 w'umwaka, mu minsi izagira umwaka w'2023. Uyu munsi Uwiteka aguteje intambwe nshya, muhereza ishimwe n'icyubahiro kuko ari we wenyine ushoboye ibyo. Umva icyo Imana ikoze mu ntambwe nshya. Humura, Imana ikubereye umubyeyi kandi igiye kukurera neza n'ukuri. Igitabo cya Rusi igice cya 4 umurongo wa 16. Naomi ajyana uwo mwana amushyira mu gituza cye, aba umurezi we. Haleluya! Uwiteka niwe ugiye kugutwara, niwe ugiye kongera kwigarurira ubuzima bwawe. Abantu baragutereranye, imiryango hari igihe kigera ikakwihorera, nawe ibyo wabiciyemo. Aho inshuti zikuvaho, abavandimwe ukababura, ukabura n'umuntu ukubwira ngo komera. Ariko mu buzima bwose wari uri gucamo, muri uku kwezi kwa gatanu kugiye kugana ku musozo, nta wundi muntu ugiye gukora ibi, nta wundi muntu ugiye kukugirira neza. Uwiteka agiye kukubera umurezi, agiye kugushyira ahantu muri comfort zone. Niwe ubwo ugiye kubyikorera, niwe ubwo ugiye kuguteza iyi ntambwe, kandi ntacyo uzongera gukena, ntuzongera gutinya, ntuzongera kumva uri wenyine, kuko Uwiteka niwe ugiye kubyikorera. Uwiteka niwe ukuremeye intambwe nshya, mu izina rya Yesu Kristo ariyubahishije mu buzima bwawe. Mwami, ndagushima, urakoze ko ugiye kongera kwita kuri mwene data cyane. Ugiye kumwitaho n'umuryango we, ugiye kumwitaho n'abe bose, ugiye kumwitaho mu byo akora. Biriya bicuku by'amarira n'agahinda urabirangije, aya majoro adasinzira urayarangije. Ni ukuri Mwami, ubishyizeho iherezo, kandi umwinjije mu mutuzo udasanzwe, mu byishimo bidasanzwe, kuko uri Imana y'ukuri. Mu izina rya Yesu Kristo, amen.